tuje guhimbaza Imana muri rikoraniro rya buri munsi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimukomere bana b'Imana, nimuhumure, Imana yacu ni indahemuka. Natwe rero tuba indahemuka buri munsi dufashwe n'ijambo ry'Imana. Kuri wa gatanu tariki 28 Mutarama 2022 ubwo duhimbaza Mutagatifu Thomas wa Kwino, ubaye umuhanga mu by'ubwenge n'ukwemera, agahuza ubwenge n'ukwemera, la science et la foi, la philosophie et la théologie. Mu gihe cye bwa bwenge bumurikiwe n'ukwemera bugeza ku Mana, la raison et la foi, ratio et fides. Mutagatifu Thomas wa Kwino warakoze. Isomo rya mbere tugiye kuzirikana ryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli, umutwe wa 10 n'umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, uwa 5 kugeza ku wa 10, uwa 13 kugeza ku wa 17. Nuko ngo umwaka utahe, igihe abami batabaye, Dawudi yohereza Yowabu ku rugamba kumwe n'abagaragu be bose na Isiraheli yose. Batsemba abahamoni, bagota umujyi wa Raba. Naho Dawudi akaba yasigaye i Yerusalemu. Ni munsi Dawudi abyutse mu buriri bwe, ajya gutembera ahantu hitaruye hejuru y'igisenge cy'ingoro y'umwami. Igihe ari hejuru aho, arabuka umugore wiyuhagiraga kandi akaba umugore w'uburanga butangaje. Dawudi rero atuma kubaririza uwo mugore wari we, maze baramubwira bati, si Betsabe umukobwa wa Eliamu muka Uriya w'umuhiti? Nuko Dawudi yohereza intumwa zo kumuzanira, aza iwe bararyamana. Umugore arasama, maze atuma kuri Dawudi kubimenyesha ati, ndatwite. Dawudi aherako atuma kuri Yowabu ati, nyoherereza Uriya w'umuhiti. Yowabu rero yohereza Uriya kwa Dawudi. Uriya ngo agere kwa Dawudi, amubaza amakuru ya Yowabu, ay'ingabo n'ay'intambara. Hanyuma abwira Uriya ati, manuka ujye iwawe maze woge ibirenge. Uriya asohoka ibwami akurikiwe n'izimano yoherejwe n'umwami. Ariko Uriya yiryamira ku rurembo rw'ibwami hamwe n'abagaragu ba shebuja, ntiyamanuka ngo ajye iwe. Babimenyesha Dawudi bati, Uriya ntiyamanutse ngo ajye iwe. Dawudi aramutumira ngo arire kandi anywere imbere ye, nuko aramusindisha. Nimugoroba Uriya arasohoka ajya kuryama ku buriri bwe hamwe n'abagaragu ba shebuja, ariko ntiyamanuka ngo ajye iwe. Bukiye mu gitondo Dawudi yandikira Yowabu urwandiko, ararumwohereza rujyanywe na Uriya. Yari yanditse muri urwo rwandiko ati, Uriya mumushyire imbere aho urugamba rukaze, hanyuma mwisubirire inyuma bamutere maze apfe. Nuko Yowabu wari wagose umujyi ashyira Uriya ahantu yari azi ko hari abantu b'intwari. Abantu bo mu mujyi barasohoka barwana na Yowabu. Benshi muri rubanda no mu magaragu ba Dawudi barahagwa. Uriya w'umuhiti nawe arapfa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 51. Nyagasani tugirire imbabazi kuko twagucumuyeho. Mana njye ngira imbabazi ukurikije neza yawe. Kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mbara icyo nkora. None rero nubintunganyiriza ntuzabundenganya, n'urubanza ncira ntirugira amakemwa. Dore ngewe navutse ndi umunyabyaha, kandi mama yansamanye igicumuro. Ongera unyumvishe impundu z'ibyishimo n'umunezero, maze amagufa ajanjaguwe ahimbarwe. Renza amaso ibyaha nakoze, ibicumuro byanjye byose ubimpanagureho. Nyagasani tugirire imbabazi kuko twagucumuyeho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 4 umurongo 26 kugeza ku 34. Muri icyo gihe zabwirira rubanda mu migani ati, iby'ingoma y'Imana byagereranywa n'umuntu watera imbuto mu gitaka. Yasinzira cyangwa yaba amaso, haba nijoro cyangwa ku manywa, izo mbuto ntizihwema kumera no gukura, we atazi uko bigenda. Igitaka ku bwacyo kibanza kumera ingemwe, hanyuma zikagengarara, hanyuma imbuto z'ingano zikuzura mu mahundo. Izo mbuto zamara kwera, ako kanya bakazitemesha urusaruzo, kuko imyaka iba yeze. Yezu arongera ati, iby'ingoma y'Imana twabigereranya n'iki? Cyangwa se twabivuga mu wuhe mugani? Bimeze nk'imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka, ari nto kurusha imbuto zose ziba ku isi. Ariko yamara kubibwa, igakura, ikaruta ibindi bihingwa byose, ikagira amashami manini, bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu gicucu cyayo. Nguko uko yabigishaga ijambo ry'Imana bacira imigani myinshi, iringana n'ibyo bashoboraga kumva. Kandi ntiyigishaga adaciye imigani,
ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. Amen. Bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Pawulo ati, wowe bwira ko uhagaze uritonda utagwa. Rero bavandimwe, ikirutano gukomera kuri Kristo. Amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku cyaha cy'ubuhemu dusanga mu itegeko rya 5 n'irya 6 mu mategeko y'Imana: ntuzice, ntuzasambane. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti ubusambanyi buhamagara ubwicanye, ndetse ushobora gushyiramo ikimenyetso cya bingana pe. Bakristo bavandimwe, hari ubwo dusuzugura utuntu duto duto, nyamara umufaransa ati petit à petit l'oiseau fait son nid, ngo buhoro buhoro inyoni yubaka icyari, igenda izana katsi kamwe ikongera ikazana kandi icyari kikazuzura kera kabaye. Kandi umunyarwanda ati ngo akazu gato niko karya ubwatsi. Rero mukristo muvandimwe, icyaha kimwe yewe wita gitoya, iyo ushyizeho ikindi ejo ukongeraho ikindi, nyuma y'igihe ugenda uteranya, ibyo byaha bigeraho bigahinduka umusozi munini ku buryo utongera kubona Imana. Umusozi mu mutima, umusozi w'ibyaha bifite ntushobora kubona Imana uko bikwiye. Ubusambanyi buhamagara ubwicanyi. Kwica ni ukwanga abandi ndetse nawe ni ukwiyanga ubwawe, kandi kwica kera kabaye bingana kwiyahura. Hirya kure cyane muri Afurika, umusore w'umukristo wafatanye icyaha cy'ubusambanyi ku buryo bworoshye, utaremeye ko gusambana ari icyaha, ko ari ugukundana bisanzwe. Mbese ngo niho gushyira mu bikorwa urukundo. Nuko yegera mwarimu n'amahane menshi aramubaza ati, ariko mwarimu, kuki bagenda batubeshya? Kuki umuntu yikundaniye n'undi bavuga ko ari icyaha? Uko se kwivanga mu rukundo rw'abandi? Nuko mwarimu aramubwira ati, niko sha, supposons, dufate urugero, ari nyoko ukundanye n'undi musore cyangwa n'undi mugabo, ubwo bagasambana, aho biracyari kwivanga mu rukundo rw'abandi? Wa musore neza neza buraho yakwirwa, buraho yarigitira, kubera ko yumvise ko ari nyina. Aha, nawe umusore rero kuri iyo foto, wowe usambana ukibwira ko atari icyaha. None se bibaye kuri mushiki wawe, papa wagacyura undi mugore mu maso yanyu, mama wawe agaca inyuma papa wawe mubireba, ubwo koko turakomeza tubyita urukundo? Ye, ibyo ubona ko ari ikibazo n'icyaha ku bandi gusa, erega nawe ni kimwe, kuko icyaha kitaba kinini bitewe n'ugikoze, bitewe n'ubwema bwawe n'igihagararo n'ubutegetsi ufite, cyangwa kubera kuziranye n'abakomeye, ahubwo icyaha cyose kigenda gikura buhoro buhoro bikazarangira nyine kishe. Icyaha gitangira muri tubeshyane, muri dushimane, ngo je t'aime, kikazarangira muri ndagutema. Ngo uko gusambana je t'aime birangirira muri kwica ndagutema. Muri amasomo dufitemo urugero rwaguye muri ibyo byaha bibiri. Dawudi ariko uhamagara cyangwa atabaza ubuvunyi bw'Imana, imbabazi z'Imana, nguko muri iryo Zaburi yabigarutseho. Iyi Zaburi yitiriwe Dawudi, tuti Nyagasani tugirira imbabazi kuko twabucumuyeho. Amen. Yezu nawe munsi mu ivanjiri akaza kuturarikira ingoma y'Imana igenda ikura buhoro buhoro muri twebwe, bityo natwe twoye kwitandukanya n'Imana, ingoma y'Imana ikure muri twe. Rero Imana uyu munsi aradusaba kuba indahemuka kugira ngo dushobore kwakira ingoma y'Imana, kuko Yezu mu ivanjiri ya none aduhaye ibigereranyo by'imbuto nto zikura, sinapisi. Uko cyo kiza gitangira buhoro buhoro kigenda gikura kugeza havutse ibyiza byinshi, aribyo byita ijuru, ingoma y'ijuru. Ni nako kibi nacyo gitangira buhoro buhoro, kwa tuntu duto duto kikagenda kivamo ibibi byinshi uko ugenda byungikanya. Uwo niwo muriro nyine, umuriro w'iteka. Ibyaha bibyara umuriro w'iteka, bwa bugome, irari ribyara icyaha. Nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere byagendekeye Dawudi nk'umwami w'ikirangirire yakoze ibintu byinshi by'agatangaza. None shitani byitambitsemo, ni nka sosi nyine iguye mu ishishi. Shitani nimbi babyeyi ntirobana ngo uyu nguyu ni umunyacyubahiro, ngo uyu nguyu ni umwami, igera ko kikaguhugiriza ikabigushyize ku itangazo nka ya mata nyine agwa mu isazi. Icyaha cya Dawudi nk'uko twabyumvise ni ugusambanya umugore Betsabe no kwica umugabo we Uriya. Ibishuko Dawudi yahuye nabyo ntawe bitabaho pe, wowe uhagaze uritonda utagwa, kuko ntawe uri ku isi nyine udacumura. Gusa icyo turushanwa ni ukubyuka no kurwana urugamba, burya gukora kongera imbaraga urwanya icyaha. Hari bamwe bavuga ko umuntu mukuru yabyutse igipimo cy'irari kirushaho kuzamuka, ibyifuzo by'umubiri bikiyongera, irari ry'ubusambanyi rikaba ari ryose. Irari ry'ubusambanyi rikaba riri ku gipimo kizamuye,
nuko agakomeza ati abantu baryamira cyane katubayeho kurarikira muri icyo gihe hari ubwo biba biri hejuru. Rero kuryama amasaha y'ikirenga uri mu myidagaduro ukaba uri kurya umwungara aho ngaho ucunda umwiryo mu buriri, aha ayo makuru gihamya wayo ni wowe nanjye. Dukurikije uko tubunduguza ayo masaha kuryamira, nawe uri mukuru uze kwireba wimenye. Mutagatifu Tomasi wa Kwino turi guhimbaza none niwe wavuze ati no kwitonda. Iyo umuntu nta kintu ari gukora ibishuko biriyongera kubera ubunebwe, ibyifuzo bibi biriyongera, nuko ibyaha bikiyongera bikisukiranya. Tomasi wa Kwino mutagatifu urakoze. Kudakora byongera ibishuko babyeyi, byongera ibyaha. Ibaze nawe igihe umara uri kwidegembya witemberera nka kurya Dawudi yari ari gutembera abyutse. Twumvise muri isomo ko Dawudi nawe igishuko kimufasha yari abyutse ku manywa y'ihangu. Buriya ni nka ka siesta yaravuyemo. Ngo ni munsi Dawudi abyutse mu buriri bwe ajya gutembera ahantu hitaruye, arabuka umugore wa Uriya wiyuhagiraga w'uburanga butangaje, nuko hereza intumwa zo kujya kumumuzanira, bararyamana. Betsabe amaze gusama, Dawudi kubera ubasha yari afite kuri Uriya ashakisha amayeri yo gukwepa ikibazo no kwikuraho igisebo, ni nko gukwepa imisoro. Ngo hirya kure cyane muri Afurika, terelwe ngo umubose umwe w'uruganda rumwe rwari rukomeye kandi nawe yarakize bikomeye, afite ifaranga n'ifaranga. Rero ngo mu bakozi yakoreshaga yaje guhatira urukundo umunyamabanga w'umukobwa, uyu nawe yakundanaga n'undi musore bitegura kuzabana ushinga urugo. Nuko shefu wacu atangira buhoro buhoro twa tuntu duto duto, amwongeza umushahara, amuha faveri, amuzamura mu ntera, bagasohokana buhoro buhoro. Wagiye se nkuri ryaje kurangira imikino babagamo babura gukora akazi ko bikwiye, imikino ihindutse intambara. Nuko wa mukobwa batwaye inda bayikuramo birakunda, nuko barongera imikino ya gicuti nk'ibisanzwe, kuko ngo bari bamaze kuba abahanga, bamaze kubona formule yo kwirwanaho. Nabo kwini inshuro hajya mwindi nda, kandi wa musore aracyakundanye na wa mukobwa atazi ruhe na ruhe nk'abazabana. Nuko amubose amena ibifaranga byinshi, ariko noneho yanda nayo irabananiranga kuvamo. Boss aratitira biri byuya, abonye ko agiye guseba kuko yanda yanze kuvamo, ahamagara wa musore n'igitaraganya, mbese nk'uko Dawudi yabigenjereje Uriya amuvanye ku rugamba n'igitaraganya. Nuko uyu boss afata wa musore na wa mukobwa abashyiraho ko bakunda byahebuje, kandi ko agiye kujya mu mahanga mu gihe gito, rero ko agiye gusiga bakoreye ubukwe. Nuko abacu barabyemera, ariko wa mukobwa yarazi banga. Nuko abubakira inzu y'agatangaza, nuko mu kwezi kumwe ubukwe burabaye. Noneho igitangaje, umwana aza ari photo conforme à l'original chef w'uruganda nyine. Wa mugabo nyirugo biramucanga. None se babyeyi, ururacyari urukundo? Mbega umwana w'imfura nako ikironda mfura da, uzanye ibibazo mu rugo, urugo rushya rutangiranye ibibazo. Babyeyi ndababwiza ukuri, wa mbose na nubu aracyamena amafaranga, gato karaba mu rugo akamena amafaranga, ngo kugira ngo witwa se wa mwana nako murezi we nako nanone umurinzi w'umwana atazazamura dosiye hejuru, bamutamitse uruho rw'amafaranga, akayamvuga ngo ntavuga n'inyama mu kanwa. Gusambana bihamagara kwica. Bose w'uruganda. Bakristo bavandimwe, umusore w'ubu yateye umukobwa inda, icyambe no kubanza kugerageza kuyikuramo. Iyo barushije imbaraga base bahebera urwashe bakayireka ikavuka. Aha Dawudi nawe muri iri somo ntawe menya ni uburyo atarabanje kubugerageza ngizindi ncakura zose. Tuvuge se ko iterambere ryari itaraza nako itera nyuma, kuko ubwicanyi bwose ari itera nyuma nyine, gusubiza abandi nyuma. Ariko dore uburyo butatu Dawudi yakoresheje buzwi neza kugira ngo nyine akwepe iriya misoro, ahunga ikibazo. Akamvugo y'ikilatini ngo salus in fuga, gushakira umukiro mu buhungiro. Uburyo bwa mbere Dawudi yakoresheje ni ukuvana Uriya ku rugamba, akaba ariwe byitirirwa gucurira abandi w'icyaha. Mbese Dawudi akivanaho icyaha akakerekeza kuri Uriya, ni nka bya bindi byatewe by'ubu. Mbese nk'uriya mu boss w'uruganda tumaze kuvuga, ukamutera inda kubera ububasha ufite, ubutegetsi ufite, icyubahiro ufite, ugahita umushakira umugabo w'igitaraganya, bagashyingirwa ku ngufu, ukabarundaho imitungo n'agatungo. Umugabo akagira ngo ni urukundo usanzwe bakunda, umugabo akagira ngo ni urukundo wakunze urugo rwabo, kandi byajya he byo kajya. Umwana w'imfura akaba ikibazo abenshi bazagiraho impaka, ngaho ari we Simewoni yigeze ahanura mu ivanjiri. Uriya kubw'itegeko arumviyaza kwa Dawudi, nuko Dawudi amutegeka kujya iwe ngo yoge ibirenge. Koga ibirenge ababyeyi
twakwibaza tuti kuki Uriya yanze kujya iwe? Ese no gusuzugura umwami? Oya, impamvu nuko ingabo zari zifite discipline. Mu gihe cyose ingabo yabaga iri ku rugamba ntiyagombaga kudohoka ngo ajye kwinezeza. Ikindi kandi avuye ku rugamba ku buryo budasobanutse, ntabwo rero agomba kurenga ku mategeko y'ingabo. Yagombaga rero kuguma ibwami, akaba ariho bamugenga atadohotse. Kugeza ubu Uriya imitego ari kwitsinda kuko ntashaka kudohoka no kurenga ku mategeko. Uriya aratwigisha ba bantu barya ubukwe bubisi kugira amakenga mu bukwe ubwo ari bwo bwose bwihuse, kuko nyine huti byanze bikunze byari bihumye. Kugutsindira umwana, bakakugerekaho umwana, bakagutsindagiraho umugeni, kandi byaba kubera amafaranga, uruboho rw'amafaranga, ukabyemera ngo ni urukundo rwarenze igipimo koko. Dawudi umugambi we urapfubye. Aha kabiri Dawudi agiye gutegera Uriya ni ukumusindisha, ni nk'uburozi agiye kumuha ibiyobyabwenge arebe ko yava kwizima, ni nko kumuroga neza. Bakristo bavandimwe, ibiyobyabwenge by'ubu byabaye amafaranga. Rwa roho bagupfunda mu kanwa, ntihongere kuvugana inyama mu kanwa, ntihongere kuvuga ukuri, ntihongere no kumenya ukuri yewe. Dawudi abonye Uriya yanze kwica itegeko, nibwo afashe uburyo bwa gatatu, icyemezo cy'ubugome bubi cyo kwicisha Uriya. Ati Uriya mumushyira imbere aho urugamba rukaze, hanyuma mwisubirira inyuma bamutere maze apfe. Birababaje babyeyi, ibyaha ko ari bibiri, gusambana ndetse no kwica, bihitana abantu benshi ryaguye. Ikindi kandi ntabwo bigenda byonyine, burya bigenda bigaba amashami, kuko nyine bitangira ari bito nk'uko ivanjiri nabitubwiye, bikagenda bikura bigatutumba kugeza ubwo bihitanye abantu benshi byaguye. Ariko bikagira ingaruka ahantu hatatu nk'icyaha cyose: mu guhemukira Imana, guhemukira sosiyete, no kuri wowe ubwawe. Mbese ibi byaha byangiza ibintu byinshi pe. Ibyaha bibiri, kwica no gusambana, n'impanga washyiramo ikimenyetso cya bingana pe. Birakundana ntibisigana, kimwe gihamagara ikindi. Iyo wasambanye hakurikiraho gucabiranya, kubeshya, kugambana, kubihishira, ngo udaseba, gukuramo inda, bitwara amafaranga ibyaguye, ubusambo na ruswa sinakubwira, n'ibindi byisukiranya. Muvandimwe mwana w'Imana, uyu munsi wo nanjye dufata umugambi wa kigabo wo kuba indahemuka. Niwumva hari aho wateshutse kuri ayo mategeko abiri, cyangwa ukaba umufatanyacyaha, uhagarikira ibi byaha, nk'uko abishe Stefano bari barambitse imyambaro imbere y'umusore bita Sawuli. Sawuli ubwashize kuri 25 z'uku kwezi twumvise ibyamubayeho, ukuntu yahindutse. Nanjye nkomeze kwivuruguta nk'ingurube mu isayo, ngo no kwikundanira bisanzwe nk'aho umusore ubaza mwarimu. Bakristo bana b'Imana, dupfukame dusenge, dusaba Imana imbabazi nka Dawudi muri ya Zaburi ya 51. Ukunda ntumusambanya, ukunda ntumwica. Aho kugambanira abandi, aho kubarengere, ubagirire neza. Aho kungikanya ibyaha ugenda ubyongera buhoro buri munsi, ubihishira buri munsi, wisubireho. Bityo dusaba imbabazi natwe zo kutazabisubira. Nyagasani, tugirira imbabazi buri munsi kuko tugucumuraho buri munsi. Amen. Mutagatifu Tomasi wa Kwino, udusabire buri munsi. Amen. Ushobora byose abaho umugisha mwese. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Akira amahoro ya